ngo yabure wumirwa yo mfite ibere wa muntu aba yarezere yagaze none yavanye yaguze isutiye izina ry'Imana ikora bivuga se taransebye nayo naguze pe yayindi bimeze ngo warihishe mu kwaha do araryambara nambara hari umwenda wambara akaretse ndike hasi buri kuzirika ko bazamura gutya gahoro gahoro karishikira mu kwaha ubundi bere barashyira bitewe n'umwenda wambaye urushyira hano mu kwaha imbere umuntu akabona akantu gato kajya gufita akabere yego kereka abantu batazi kwambara isutiye nibo batabigenza gutya ariko ubundi urariseseka ahantu hose reka nkubwire KECAPU we n'umugabo wawe banje muvuga ibintu najyaga mwishuka nkavuga ntategera n'unyumva wabonye system yawe rero hari ahantu ntakara neza burundu ngiye ntabwo ndataka kwa KECAPU sindataka mpora mpari mukubite KECAPU yambare rinete ibyiso byatukuye by'amaso ari muri ngo uri mu noti nase rinete zawe wazishyize arazanga ariko ibibazo iyo nzambaye nkamara kimwe nzambara ikindi gikurikira ntabwo mba ndeba nk'uko ubu ngubu mba ndi kureba nazambaye imbere yanjye sinibuka umuntu wari uriyo bajyaga gusoza izina rye nitabye atari we bashaka bamukora nangaga izina rye kugira batampamagara abantu kandi noneho amakuru mfite ko papa wacu yatwise ari hayi cyane hasi we yise n'uwatise ubura wasanga ariko nitwa mpinga zimana wabona ariko yitwa mpinga nzima cyane nukamayoza nukama gwino nde waba umemuki ni ribi gwino ndebe ntago ari riba ariko ntago rijyanye na Joseline twari umukecuru ejo bundi twashyinguwe muri 50 bikayoza ari kwa gatatu mo hagati uzaba umeze ntago mbikwijeje ngomba kuza nitwaje ko nonse nzaba nacinzana abantu bonsa barafunga oya nuko rero ngomba kandi gufutura ushobora gufunga ushobora guterwa n'imbaraga zawe utabishoboye ntago wafunga ngomba gufutura kandi ntafunze agomba kumaza arimo za capati na yanyama ngaho nyubi nanze komande nge muri iyi minsi nabo kwa kwirwa mu rugo n'abantu mwe ni ibibazo narahiye kwa guteka capati ariko shabugiye muri lockdown none se umugore ubaha umugabo n'umugore umeze ute umugabo uza akahita amwukuramo inkweto oya izo swing izo sinjyana nazembera ngewe reka ngewe kambaza nkubwire nimba turi urugero turi inshuti tureke no kujya ku mugabo ukaba waramenyereje kumamagara kabiri ku munsi hakagera igihe ugatanya kumamagara rimwe ku munsi nanjye kubona ko ari ikintu kitameze neza nk'ubu tukaba twicaye hano ukumva nk'umugabo avuze ikintu kidafuze umugore ukabona aramwitegereje aramuzamara mu ariko ugira ubwenge yamba ubabuze ibyo uvuga mbere yo kujya kuvuga ibyo nyine ukumva aramukatiye aho nyine tubona uhaha mu rugo reba nutanga iposho ariko umugore wubaha umugabo we nimba umugabo avuze amafuta niba we uratangira ukaba indondogozi ukabinjaje ugatangira umva sheri noneho uzi ukuntu byagenze ukavuga ukamushyigikira mu kanya mwaza kugera ahantu ukamubwira ati bimakoze ntabwo ari uwo mugore aba yubaha umugabo we yego ko mana yambwira icyo nashaka ngahita nivumbura ngera icyo afite kumpeta hasi akatagenda urumva ukuntu ari ikigori ari ikimara ariko iyo ndwara irikiza ndajya mbamenyesha ko iyo ndwara yikiza ntawe ubikuye urikiza uwo mugore rero ukabona ko nta bundi buryo iryo kosa ryagombaga kubaho arivumbura umugabo ati ngaho genda saa 9 y'ijoro genda arivumbura akajya yicishwa akimanurishwa rabero agasubira muri salo kugira ngo arebe ko umugabo amubwira ati ngaho icara tuganire agera no kuri kamambiri ajya gufata iz'umugabo ngo azitware umugabo aramwihorera afungura portail umugabo aramwihora ati mana mbabarira oya mbabarira mbwire ngo ngwino nkubwire sindi bwongere ejo bundi kitanyuze nkabika icyo natekereje nkikina filime mu mutwe wanjye atagikora nkuko nagitekereje nkabika uri kumva urumva ikibazo nabaga mfite sindi kumubwira ngo ndimva gutya tubikore gutya nta kintu na kimwe ndi kumubwira ntiyabirota yagira kana gato akoma byose bikata bimeneka Isabasa Turize mukayirera nyese
ubwego ndagusanga vuba yego ye umva aranyoreye ko yirirwa mu rugo nyuriye ko ntacyo maze nta mugore undimo nirirwa mu rugo ukuntu bisekeje mwana bimubwira nkahita nturika nkarira ntacyo nanjye Imana izanyuma ubwo se ndi hano atari uko ndi konsa ubu urareba ndimbura mikoro ubu bityo nkararanira izo nyuro zawe umunsi nakoze ibintu nzagukorera urakora se ukanabyibuka uri kumva rero kwivumbura njye ntaho byamara ubwo yambwira akantu nkaba ndi umunsi wose ujya kurya wowe wishimye urabuzwa ikizi nshakirane wazikoza nshakirane se nibi imvange kandi ntabwo ari imvange umuntu aba yatetse ariko uhita utekereza ko nyine se aha ukibaza wowe ko iyo wagiye ahantu urya akirira nta kibazo kukigira nkatunuka nkashya nkagira gute ukaza ukambwira ngo ndahaze ngo nahuye nubwo yaba ari indeho kwandi ibyo bintu birababaza noneho njye ndi nkonkobotsi do ntabwo njya mu gikoni ubwo mba nabishyizeho umutima noneho iyo ngiye guteka menya ibiteguye wagira mba nakabije wibeshye ntubiri noneho njyewe nzi umugabo wanjye iyo ari yashonje ikindi kintu yafashe cyangwa bitaryoshye ndamuzi ubwo mwarurira murebana ntabwo ibiryo byakuryoheye niba bitakuryoheye urahaze wambeshya ibintu byose biherekejwe na komantere biba biryoshye na gahunda ya cantiriririnti ukavuga ati kandi muri detaye apana ngo byiza nawe none nakuze ukuntu aho ngaho uhita uvuga uti ni njye mugore abandi muramperekeza cyangwa munyigireho mbo uzi ukuntu uba wabyimbye uhita uhaguruka ukajya no kuzana akazi amahoro y'Imana bane namwe nyagasana akomeze kubandindira ubundi ni gutya mumeze mute murajya he ko twaje ha niko se bavuga gahuha kari kahuha ni kahuha ukomeze utema ingandima shandaho ndasharamye ariko ndabura izuba rero oya ari kambaza bivuga nyuma nari ngukumbuye NGWINO nari mukumbuye sange twarukana gakera uziko mperukana twashe kugusura yiko gacote ne Yesu n'amezi urumva mu buzima busanzwe mba ndi imihanda ntimwapfa kupfa no bagendana ibikapu byafora ndarara aho bwije ngeze niho ndara noneho mu gitaramo abantu bose mukore amaso ntabwo muzongera kumubona kubera nyine imyitozo baba myinshi nk'ubu ngubu bishe gahunda y'imyitozo nari surprised kuba ndi hano saa 4 ariko imvura yaguye ubwo turakora kuva saa 4 za mu gitondo tuminura saa 3 k'ijoro rega turavunika mwana abantu rero mujye mujya kureba abantu bakoze ibitaramo ko mumva ko wowe rero ariko muri bahabyina Imana reka nkubwire mubare wahabyina Imana uri yewe byaranshaje hari igihe mba mfite niyo yo kujya muri icyo kintu n'umutima wanjye wose umunsi wagera nkatangira harya ubundi bigenda bite umuntu iziye ariko rimwe nibijyamo kandi uzaza muri are n'umunsi umwe twabyinnye mu kwa gatatu kandi abantu bazaba batangiye sibyo kandi azazane na Mutabazi ubundi Mutabazi niwe wanjye nzaza zamubwira tuzane aho uri niho abari bundi ntabwo nabyikwingingira ibyo uyu munsi niho honyine kandi nikonje yagomba kuruhuka sibyo wambaye agapira keza asante mundangiraho akaguzi nanjye nkagura yambaye inkweto zise uze kwerekana inkweto zacu dufite groupe yitwa
tuzambare nitwambarane ewe ibi bintu ntawavuganye n'undi ntawe wari uzi ukunda zifite kuna ngiye kwambara kora y'umukara ni izina ry'Imana nayikwambare don't worry twafite dukora twatuje mu ki harya buri muri turi mu rugendo kwa yampaye ayashize iminsi tutahura yega hari akantu kamwe nshaka kubanza kwibwirira abantu badukurikira haba hano kwa KECAPU haba ku bajo haba he hariho hose mujya mubona twagiye turi kumwe nimumara iminsi mubona tutari kumwe nimukibaza ko haba hari ibindi bintu bibi byabaye ahubwo nuko nyine bibaho twihugiraho bitugeraho nimukagire ikibazo nta kibazo na kimwe dufitanye batwihugiye umuntu aba yihugiyeho kandi biba bikenewe rero twamaze kwivugiraho twongeza guhugiranaho mba urumva umuntu witwa Hoze biya bintu yagezeho kabisa tugomba kubivuga kompinga champagne ariko mwandindiriye tukazabigira oya tubabarire mfite uko mbikoraho nanjye ndishime oya champagne zini kure kurikiyeho na Stella na Stella nawe tumurinde oya Stella n'ubundi ni ya mitobe ngiye icyo nshaka nukuza ndibu imitobe wapi ndashaka kwishimira igikorwa cyiza oya tuzajya muri studio noneho twicare tubinywere ubu ngubu tuzajya tujya gutanga felicitations nzaba mbinywera iki uzanywa ibya roza none uzaza murashaka ko nzaba ndi guhoza gakora cyangwa uzaba uri guhuha mu gikombe ariko ngiye kugihuha mw'abantu ariko mbega igikoma ese mireka nkubaze nta kindi kintu gishobora kuguha amashereka kitari oya ngiye igikoma n'ubundi ibintu byose ngendamo ariko igikoma nkinywa nyine kubera ko wenda uyu munsi nanyweye amata ejo nzanywa igikoma mpinduranye umugabo ibyo ari byo byose biguha amashereka n'amazi bavuga ko abantu bafite amabere matoya bagira amashereka menshi ntabwo ari byo njye mfite jebeka kandi ngira menshi yawe yabitize ibyanjye ngo yabure wumirwe yo mfite ibere wa muntu aba yarezere none yavanyemo isuku yaguze isuku izina ry'Imana ikora kubivuga se taransebye nayo naguze pe yayindi aho bimeze ngo warihishe mu kwaha araryambara nambara hari umwenda wambara akaretse indi kahari agatimba uri kuzirika ko ariko bazamura gutya gahoro gahoro ukarishyira mu kwaha ubundi ibere barishyira bitewe n'umwenda wambaye urishyira hano mu kwaha aha imbere umuntu akabona akantu gato kajya gufite akabere kereka abantu batazi kwambara isutiye nibo batabigenza gutya ariko ubundi urariseseka ahantu hose kabura ntabwo nakajya bati wa mutubere dusa nk'utwawe icyo nkubwira barigera kandi nkubwiye ko nzinga nabonaga gake noneho ntihazamo amashereka ya nyayo shari rikuba riba rinini cyane kababaye uzi ko hari abantu bagira inda z'amezi 6 bagatangira kwikama nanjye iyo nubitse inda araza nubitse inda iyo ndyamiye ubwo hari ukuntu ndyamira riri nka hano rero hari umushuti wanjye waje mu rugo arambwira ngo nzaza ngutunguye ndebe ko uhora wambaye umva niyo mbyutse iyo mbyutse ikintu cya mbere ntekereza mu mutwe wanjye ncyambaye robden uziko isiti itajya uva iruhande rw'igitanda sinshobora kubera Josette ntabwo ko abantu bakajya muri recreation bagira ko abantu bakaruhuka oya mbabyutse babaruhutse bihagije cyane wenda ari bist ariko isukiye njyewe from Monday bibaye ngombwa niyo kwa kundi umuntu afite akanapu avuga ngo ndagenda mu kanya noze reka ndyame aba yambaye isuku akaryama cyane Yezu mwiza ariko no muri yaje abantu nisanze ndagata umwuka uraheza wabo mwihanga nanjye ndaregeza byatari ndi wanjye ntago byakunda ntago nakambara stand mu rugo nibishoboka ahubwo nshaka kwambara kamiste kandi akenshi iyo mbona ndi bwambara ikintu kinini hari n'igihe no mu kiganiro mbari iyo nambaye ntago nkunda ubwo ufite ibinyonyo byiza nambaye
naribagirwa hari abantu benshi babakunda ngo nta nimero zanyu babona urumva abantu bama message zanyu nyinshi hari abo duhura ngo uzamubwirire ngo mpinga ngo NGWINO ngo ndabakunda akabavuza ikiganiro mwakoze ibyo byo ntabwo nabifata mu ngo ariko uzabambwira ko mbakunda bakaba banyandikira ko babakunda nanjye n'ukuri naribuze na Josette naramubuze namuhamagaye kangata nyimva ni kenshi pe yaba hariho kamera ngo murebe kuni manga yanga kwitaba ngenzi oya mpinga arahamagara cyane pe kubera narabibonye uri kubivuga mu kiganiro ndamaze arahamagara cyane ku buryo twe tumaze kuvugana konje ariko agomba kumekinga sure wakererewe wowe genda ko hagurutse agomba kumekinga sure ko afashe inkweto arazambaye noneho nahamagara Sabrina akabuwa yamubwira ati nkwita mpinga ndakuyana kandi mpinga yavuze ngo bagiye kumubwira ngo nanyitabe kandi kuko ntiyitabe Josette iyo atakwitaba ubwo ibyo mwemeranyije batarabikora mbonye inkweto za Shema kandi yavuze ko ngo iyo yaza kuba atari we ngo iyo yaza kuba ari we watinze ngo ari kumumena naho ariko Josette patience 0,00 hayo yanga kugira wagira ngo yabaye nk'umusirikare ariko hano hari ibiryo cana amaye Josette agendana ibiryo afande bite ariko bazana dukubita none se bimeze bite mwaka mushya muhire mwaka mupyagara siko duheruka twagana ibyo bintu urabizi twagana ni iby'inyogoye nyine muri bari ari inka y'itanguru twagana KECAPU niwe muntu wa mbere ureba ibintu bisekeje Jesus akora kazi se ora kazi kandi ngo Je vous salue Marie. Jesus, je vous salue Marie. Ntakuzi. Umugabo w'inzovu. N'inzovu. Yego, nuza abameze gutya. Witwa Yakamwana. Abayimereye gutya urumva. Bavuga ngo ubu Yesu ndi kumubona noneho ukumva Yesu uri kumubona he yaka. Noneho noza katamera gutya. Kanyombye. Nzovu. Jesus, je vous salue Marie. Kanyombye akabashinze umutwe. Nzovu akabara. None ndagakunda ukuntu ahita ngo Jesus, je vous salue Marie. Ndagakunda sinjye ntabwo nabura kutabareba. Noneho uranabipostinga icyo ngewe ndabipostinga baranshimisha. Nyine ntabwo ngewe ntabwo nkunda ikintu kitanshimisha. Ntabwo nagitaho umwanya ngo ndikireba. Ngomba kwishima cyangwa agira ibindi bintu nigira. Iyo ntabyo. Ubu ugiye. Mba nyonze. Ariko rero tuvuga ibintu dusubira ibindi byose zarabuze. Murabibona zagiye hese zabuze nko mu kwambera amafaranga uko naba yabuze. Ariko kwambere kwarangiye. Uyu munsi turi mu kwa kabiri. Tariki yose ngombwa ko tuyivuga mu kabiri ukwezi kwaje mvuka. Kandi koko nagukora surprise ariko. 11. Ese ni 11? Rahira. Hari inshuti yanjye yitwa Dondi nayo yitwa Dondi ariko amwita Dondi. Njya muntu wese nisizina nkari muhimba byaramufasha. Yabaye Dondi navuka Leon. Dondi bwangu ndayinkwa. Wone inzoga ngo mbere ko inkuru abanza ugacugusa. Oya none ucugushire byanapfa byanazamba. Yebe bagwe ukwezi kwa kabiri rero. Kuri ngewe ngira ngo niyo haza ibikisi ibintu nyine ubona ariko wowe uturira mu mibare 11 ugomba kubona impano. Saint Valentin ikabira kureba. Kandi na Saint Valentin n'abakobwa bagomba kumereza gift. Akwera iki? Noneho mba twumbyumvikanye. Tugiye kupropose ariko noneho impore. Hari n'inshuti yanjye yigeze kumbwira ngo dore umugabo wanjye ntahari ngo uzabe mu mwanya navuga nimbo. Reka nkubwire. Tuba tugomba kuba ikiza nuko ntari umukobwa. N'abadamu nose ndi umukobwa. Uko twicaye hano tuzitura abadamu. Ubundi umuntu tuziranye w'umukobwa n'umwe abandi bose n'abadamu. Nigo birese ngenzi agahiye. Agahirira ahubwo.
rero umukobwa umwe nyine abo nzi ni benshi b'abakobwa ariko mu nshuti zanjye umukobwa ni amaye rero mbo turamusengera ariko ubundi se nzabigenze gute nuko uzakodesha nuze kwa state bajya nca ku nshuti zimeza gift uretse gift za 11 na 14 nazazibika ubwo iriya modoka ntizakujya ngo zizaba nk'ubukwe zizaba nk'izo mu bukwe ndashaka n'abantu baza kuzifungura reka kubeshya uzazifungura ariko ko mutabaza muje kuzifungura impamvu namubujije harimo utuntu tumeze ukuntu wari kwemera tukirebe hano nawe yamupostinze ati nizera ariko ko uri buduteme ikiganiro none aka gacambo yansubije ambwiye ngo hoye uzi se ni wanyandikiye kuri telefone nabaga nzigira nari mfite ikibazo cy'uko ashobora kumbaza uwo ninde muri kuvugana kandi twavuganaga nijoro akaba yahita afata fone yanjye akareba mesaje zanjye harimo mesaje zanjye na nusura uri kumfasha kupanga biriya nkagira ubwoba rero umuntu wese wanyandikiraga nasubiza ari nabo nandikiraga ibintu bidahuye n'ibyo bambwiye kubera ubwoba mvuga mara ndagusabye ndinde ko ari buze kubibona noneho yarambaje se uri mubi ndambwira ni minga narindi kubaza ukuntu meze urambeshe wabyumvishije ko mwarize mu kiganiro warambeshe jeba nishakiye waramutaye none se bya after party twagiye ahantu rero njyewe niyo nashakaga kumenya ubundi kuki utaje bivugaho neza utubwire nabivuzeho mbicaho twagiye ahantu hano hafi Kicukiro gusangira gusa na famille y'abantu bakeya ubundi turataha ariko party after party nakuye umunsi neza ntabwo urara mu rugo kare wakwikiye ariko wakwikiye kabisa wakwikiye ngo ndi burayi mu rugo n'ejo ntabwo nzarara mu rugo abana banjye ni abasirikare ese ko atabonsa asigaye afite disipurine muri iyi minsi abari mu rugo maze mu rugo ariko minga ejo wari umunsi wa nyuma wo kwirirwa muri ariko reka nkubwire KECAPU we n'umugabo wawe banjye muvuga ibintu najyaga mwishuka nkavuga natagira n'unyumva wabonye system yawe njye rero hari ahantu ntakara neza burundu njye ntabwo ndataka kwa KECAPU sindataka mpora mpari mukubite KECAPU yambare rinete ibyiso byatukuye by'amaso ari muri ngo uri munoti nese rinete zawe wazishyize arazanga ariko ibibazo iyo nzambaye nkamara kimwe nzambara ikindi gikurikira ntabwo mba ndeba nk'uko ubu ngubu mba ndi kureba nazambaye nese ko ibyiso byatukuye biragenda mba naraye rwanabi naryamye saa 8 n'igice mbyuka saa 2 zuzuye kandi byibura nabyuka nka saa 4 kuba meze inkora ihangana ariko no munsi urarara neza uyu munsi ndarara neza ndarara urabyuka meze gutyaje bwakeye ubona cyangwa wabonye buke nabonye nzabona buke mbara ubukeye aka amazina ya kera mana yanjye ariko imigenurano nta ariko nanjye kera baransezaga bafite amazina y'imigenurano ntakunda ariko ndebe se ubwo ni umugenurano se baruze bajyaga ndyange uzi ko bajyaga kuvuga nabaga nzi umuntu twegeranye ngwino senge na ngwino ndebe ngwino senge Jeannette ngwino ndebe Josette imbere yanjye sinibuka umuntu wari uriyo bajyaga gusoza izina rye nitabye atari we bashaka bamukora nangaga izina rye kugira batampamagara abantu kandi noneho amakuru mfite ko papa wacu yatwise ari hayi cyane ntazi we yise n'uwatise ubura wasanga ariko nitwa mpinga nzima wabona ariko yitwa mpinga nzima cyane nukamayoza nukamana ngwino ndebe waba umemukiye ni ribi ngwino ndebe ntabwo ari riba ariko ntabwo rijyanye na Joseline Joseline twari umukecuru ejo bundi twashyinguweho muri 50 witwa Yozari nawe Sasa ntakwanga kwitana bipe. No buriya mama yarambwiye ngo yumvaga ari izina nkuko nise Skyra numva ari akazina ka dada. Ngo yarinyise yumva yahamije ariko buriya. Nawe mwise Skyra ubwo wahamije. Ibitabo narabizengurutse mbona ka Skyra we. Ayo. Cyari kamubwire abana nyine ubona benda kungana nawe
abenshi si bitwa basikayi uhita wibaza ahubwo namenye agize nk'umwaka namenye basikayi batatu nimbo ubwo kandi narahamije noneho iryo nahisemo ryuye tayari natangiye kubona n'abaryitwa kandi narihindura buriya nta mpamvu ariko uzi ko ngewe mu bana banjye umukobwa amazina yabo y'ikinyarwanda bose uko ari batatu yego n'abandi bantu barayafite benshi pe ariko ay'icyarabu nababanje nta muntu ndahura nawe Mikael sibyo Mikael njye mbivuga nyine mu cyarabu Mikael na Halwa yego na Taliha nijya kwinjira idini ubwo nzaguhamagara umenye none urashaka kuryinjira ese ko numva ari byinshi turi hafi kujya mu gisibo ndashaka kuzabatumira mukaza kurya ifutari mu rugo isha nzaza njyewe ugomba kuzaba mwafunze ni mu kwa gatatu uzaba umeze neza mu kwa gatatu mo hagati uzaba umeze neza ntabwo mbikwijeje ngomba kuza nitwaje ko nonse nzaba naciye inzara abantu bonsa barafunga oya nuko rero ngomba kandi gufutura ushobora gufunga ushobora guterwa n'imbaraga zawe utabishoboye ntabwo wafunga ngomba gufutura kandi ntafunze hagomba kuba zirimo za capati na yanyama ngaho nyumvira nanze komande nge muri iyi minsi kubera kwirirwa mu rugo nk'abantu ni ibibazo narahiye kubera guteka capati ariko sha mu gifu muraziteka njyewe noneho iki cyumweru gishize iki turi gusoza n'icyabanjirije narazitetse wagira bari bazinumye ese keca umugore mwiza kuri wowe abameze ndabaza ariko we barajya he ko naje umugore mwiza kuri njyewe ni umugore utinya Imana ni umugore wubaha umugabo we ni umugore ukorera urugo rwe ni umugore ugira ibanga ry'urugo rwe ibindi yose aduhana umugisha ndemeranwa uzi nawe ibintu by'ubwenge cyane imvura yaguye neza we imvura yaguye bwameza twabuvomereye none se umugore ubaha umugabo we ni umugore umeze ute umugabo uza agahita amwikuramo inkweto oya izo swingi zo sinjyana nazembera ngewe reka mbaze nkubwire nimba turi urugero turi inshuti tureke no kujya ku mugabo ukaba waramenyereje kumpamagara kabiri ku munsi hakagera igihe ugatangira kumpamagara rimwe ku munsi ntangiye kubona ko hari ikintu kitameze neza urabihuza n'icyo kintu rero nimba umugabo wawe mubana ukaba utangiye ibintu byo kuzayimukuramo inkweto ejo kabiri inshuti yanjye urimo urazana ikintu utazabasha kwikorera umunsi cyatutumye kikagera hejuru ko nimugirana ikibazo azakubwira ati wari amazi cyangwa uramo inkweto se yamba kandi inshingano atari uko wamuhaza ahubwo inshingano zabaye nyinshi ahubwo ikintu cyiza umugore wubaha umugabo we akenshi ubabona uwo mugore umubona iyo bageze mu kintu kitameze neza nk'ubu tukaba twicaye hano mbega amagambo mbega dore bombe usohora nk'ubu tukaba twicaye hano ukumva nk'umugabo avuze ikintu kidafuze umugore ukabona aramwitegereje aramuzamura mu mano ariko ugira ubwenge yamba wabuze ibyo uvuga mbere yo kujya kuvuga ibyo nyine ukumva aramukatiye aho nyine tubona uhaha mu rugo reba ntutanga iposha ariko umugore wubaha umugabo we nimba umugabo avuze amafuta yibaba we uratangira ukaba indondogozi ukaminjaje ugatangira umva sheri noneho uzi ukuntu byagenze ukahita uvuga ukamushyigikira mu kanya mwaza kugera ahantu ukamubwira ati biriya bimakoze ntabwo ari uwo mugore aba yubaha umugabo we ikindi nimba uzi ko umugabo hari ikintu byanga wikwigira nuza nkumva ngo ngiye ngo twarasezeranye uzansora uko abonye mbo ukabikorera ubwende sibyo mbo rero ntabwo isezerano hari abantu abarakarishije ko ari ibipapuro abishatse yakubwiye tuvaye twarasezeranye ko uracaho kandi shenyuko kabisa noneho rero iyo bigeze aho ngaho akakubwira ngo buracaho utangiye kureba hejuru ngo utaranirwa yagiye ngo ishuri hafi iragegereye abana babirukana ku ishuri muri kivunge mwasohoka porute mwafashe imodoka igiwawe
ugahita witekereza cyane. hari umuntu ngo yigeze gushwana n'umugabo ngo arangije bamaze gushwana ngo umugore arivumbura. Abagore bivumbura rero ndabasuhuje, abivumbura nkanjye ariko nawe biretse njyewe warivumburaga se ko wivumbuga na hafi yo kugira gutya amaguru. Yego ko mana yambwira icyo nashaka ngahita nivumbura icyo afite kumpeta hasi akatagenda. Urumva ukuntu ari ikigori ari ikimara ariko iyo ndwara irikiza. Ndagira mbamenyeshe ko iyo ndwara yikiza ntawe ubikuye urikiza kabi. Uwo mugore rero arivumbura ahita azinga. Gapfuye ikintu gito. Umugabo niwe wari uri mu makosa ariko nyine yari akenewe ko baganira. Hari amakosa atitwa amakosa kubera ko ibiganiro byabaye ukabona ko nta bundi buryo iryo kosa ryagombaga kubaho. Arivumbura umugabo ati ngaho genda saa 9 y'ijoro genda. Arivumbura akajya yicishwa akimanurishwa rabero agasubira muri sala kugira ngo arebe ko umugabo amubwira ati ngaho icara tuganire. Agera no kuri kamambiri ajya gufata iz'umugabo ngo azitware. Umugabo aramwihorera afungura portail. Umugabo aramwihora ati mana mbabarira, oya mbabarira mbwire ngo ngwino nkubwire sindi bwongere. Imikino bayikina bati uniteka ryose ntago bibaho sinzongera kwizanishwa ibintu byo kwivumbura ngo ndazinga njye. Ubuse kwivumbura biva ku kiburi. Njyewe kwivumbura njye ntekereza ko biba kuri depression. Ndiko mvuze ko ntekereza ko ndeba nyine nanjye mbyibajijeho. Njye ndakuha impamvu nivumburaga. Hari abagore babika utuntu kandi tudafututse. Niba akantu njyewe niko nari meze. Niba akantu katanshimishije pesi nikosa ariko ntikanshimishije ubwo ngira ngo twari mu gihe cyo kwigana nta sikosa ariko ndumva katagomba nyine ndumva tu nkakabika. Ejo kitanyuze noneho kinagaragara nkabika. Ejo bundi kitanyuze nkabika. Icyo natekereje nk'ikina filime mu mutwe wanjye atagikora nkuko nagitekereje nkabika. Uri kumva urumva ikibazo nabaga mfite sindi kumubwira ngo ndimva gutya tubikore gutya nta kintu na kimwe ndi kumubwira ntiyabirota. Yagira kana gato akoma byose bikata bimeneka ngo mbivuge bikamenekera mu kwivumbura. Kandi byageze aho biba byinshi muri njyewe ku buryo najyaga no kuvuga ikintu nkakibagira. Uri kumva level byaye biriho najya ngwarije nanjye kukubwira iki cyangwa se yambwira ikintu n'ukuri cyoroheje. Niyo mpamvu abantu bose badakora bagiye bakora siporo. Ugira umwanya uvaho ugende uruhuke mu mutwe wumva umuziki ushaka ibyo ukora biguhuza ku buryo utagira umwanya wo kwitekereza kuko biba ari byinshi kubera ko udakora uritekerezaho umwanya ukarangira wawe ugafata w'abana ugatekereza kuri KECAPU akavaho. Nawe babwiye ngo hari umuntu nyine ufite umwanya. Ntabwo ngiye nawe mfite umwanya wo gutekereza ku gitaramo cy'inyamibwa ngo ntekereze urugo rwanjye, ntekereze ishuri rya Skyline, ntekereze uwo ngiye kubyara uko nzamubyara, ntekereze Imana ngo nindangiza njye kwibuka ko KECAPU yambaye umupira w'umweru. Nta mwanya bafite. Ariko umuntu uba mu rugo utwo tuntu twose tumugeraho. Noneho rero twabaga twinshi yambwira nk'ikintu akambwira ati ariko nk'ubu ngubu ko mbanje nkaza nshonje nkaba ngiye kurya ibiryo bikonje sibyo ni ikosa. Nkaba ngiye kurya ibiryo bikonje wiriwe hano udashobora byibuze no guteka na saa wenda nka saa Turize mukayirera nyese mubwego ndagusanga vuba. Yego ye uri kumva ati nta kuntu mwajya muteka byuze saa 5 ku buryo saa 6 naza nkarya bishyushye ko n'ubundi ndaburaye kandi mvuye ku kazi. Nkumva aranyoreye ko yirirwa mu rugo nyuriye ko ntacyo maze nta mugore undimo nirirwa mu rugo. Ukuntu bisekeje mwana bimubwira nkahita nturika nkarira ntacyo nanjye Imana izanyuma. Ubwo se ndi hano atari uko ndi konsa
ubu rareba ndimbura mikoro ubu bityo cyane niyo wahura na Mbega inshuro 8 agahora agusetsa umukobwa iwacu witwa Jose ujya kubaterera nk'umwana ari kumubwira ngo mbaza ngo bwite ndazamufata video rimwe koherereza uri kumva ambwiye ikintu cyumvikana 1000%. N'ubu nakagombye n'ubu mba ndi gukora naniwe nkavuga n'umugabo agomba gutaha akarya ibiryo bishyushye abavuye guhaha. Nago agomba kurya ibiryo ngo bitewe nuko kandi ni njyewe n'abakozi bari mu rugo. Twakagombye kwihanga ko mu rugo burya udusnacks na ujya kurya nijoro utashonje pe. Birashoboka ko akihangana ko n'ubundi bawiriwe murya amasaa 8 wariye saa 4. Ngararanira izo nyoro zawe umunsi nakose ibintu nzagukore urakora se ukanabyibuka uri kumva rero kwivumbura njye naho byava ubwo yambwira akantu nkaba ndi umunsi wose ujya kurya wowe wishimye akanari pozo nyine reka nkubwire njye ntekereza ko haba harimo nyine kuba utaramenyana n'uwo muntu sibyo n'urugendo rwo kumenya bigenda bishira ahubwo ariko harimo n'ubwana bwinshi cyane ubwo se burimo oya ntabwo bwabaga ari ubwana Jose ubuze inshingano zawe 100% n'umugore njyewe umugabo wanjye yaramubwiye ati rega ujye wihangana iyo niriwe mu rugo mpindagura ibintu igikuta kimwe cyari kiri amafoto mpita ngikura cyangwa ugasanga ameza nayarebesheje hano ugasanga nahindaguye nyine kuko niriwe mu rugo hari ibintu mba ngomba gukora byanga bikunda kandi biranakurya unanabireba ufite akanya ukajya wicaho ukavuga ati cyakobwe mu gukoza akabigufasha ariko ukabona ntiyabikoze nk'uko ubitekereza ubuhindagura ubuze inshingano zawe ariko kubera kwirirwa mu rugo ubwenge buribana mwana iyo umuntu avuye mu rugo umuntu atekereza nk'abana ari mukuru cyane reka nkubwire ngo buri ugatanyitabye ngo yihiriye n'abandi bari kuganira wavuze ngo yabaga ari kumwe n'inshuti ze akabimbwira kambwira ati rero sheri wanjye ndi kumwe na runaka ndataha bwije pe hari utuntu turi kuvugana kandi ndataha bwije nta kibazo saa 4 zirageze ndi mu nzu njyenyine n'umwana gusa njyewe yantekerejeho saa 5 yaza saa 6 urarya se shanariye nari ndi kumwe n'abakanaka urabuzwe ikizi nshakirane wazikoza abakirane se nibi imvange kandi ntabwo ari imvange umuntu aba yatetse ariko utekereza ko nyine se ukibaza wowe ko iyo wagiye ahantu urya akirira nta kibazo kukigira cyakora mireka nkubwire tureke icyo kintu guteka mu rugo umuntu watekeye ntaze ngo arye birababaza ariko njyewe wabimbwiye ngo ntago ndibure ibyo nta kibazo njye ntabwo nakirwa njya guteka wambwiye ngo ntabwo uri burye nkaba ntekera ndetse hari mu kayirurura reka bakitekera bakarya njye nshobora no kutarya nanjye tutari kumwe ngo nera apeti ntago nabireka atari ukwivumbura atari iki nabireka wenda nkanywa icyayi cyane cyo nkakireka bitewe n'uko meze ariko nafashe umwanya nkateka nkatunuka nkashya nkagira gute ukaza ukambwira ngo ndahaze ngo nahuye nubwo yaba ari indeho kwanza nakubwira ibyo bintu birababaza noneho njye ndi nkonkobotse do ntabwo njya mu gikoni ubure kudashyira ubwo mba nabishyizeho umutima noneho iyo ngiye guteka biteguye wagira mba nakabije wibeshye n'ubiri noneho njyewe nzi umugabo wanjye iyo ari yashonje niyo hari ikindi kintu yafashe cyangwa bitaryoshye ndamuzi ubwo mwarurira murebana ntabwo ibiryo byakuryoheye niba bitakuryoheye urahaze wambeshya nzongera guteka ari uko inzara yakunogonoye bandi mwihangana ryinshi reka nkubwire izina ry'Imana guteka biravuna nimubona n'umuntu yakoze video yo guteka mujye mumufasha muyirebe kugira yishime biravuna noneho iyo uzi kuri murateka ibiryo umugabo wawe ari buryeho uba wabyitondeye haba ari mu rukundo rwinshi igitunguru kironga inshuro nka sa yego n'uwatekaga 2 abana bahari tuteka 4 umugabo arimo
ukagira ngo byose arabirya ari bumenye ko binarimo. none ibibazo agatakata kugira ati rero ndahaze nahuye na nshuti yanjye igira gutya inshuti yawe urabirya ariko bagomba kugira na communication ntabwo communication gusa igenda niya urayigena no gaburira ariko se ko kituyitekereza communicate uyu munsi ntimuntegurire ndarya cyangwa ndanywa ka cyayi twasohokanye na Rusagara tuvuye kubyina mpinga aryamye mu rugo tushonje cyangwa ati tujye kuri hagati mpinga nzima yaririwe mu gikoni atetse isombe ndavuga se Rusagara wo kutodaninka mpinga nzima yanyishasha yatetse isombe noneho yarinkira mu matwi nyine nkora turarya turanywa turavuka turataha atureba nta nubwo yigeze arya imbuto ndavuga sha mubayeho nabi Kigali kazi ntabwo ari ukubaho nabi umugabo wanjye akunda isombe abakozi banjye bayitetse abakomplaininga ati ibi ni ibikatsi ni ibisombe ni ibiki nanjye ubwanjye ndihangana ngafata umunsi wose ubwo iyo ndi buteka isombe ntabwo isombe isaba amasaha ni ahantu njya ndamubwira nti uyu munsi ndateka isombe ndende ayiteka ukanzanaho ngo wasangira na Josette ntabwo bishoboka ngewe nakoresha uko nshoboye ukicaraho niba ari na teveri nkayo gutekera ukayinkunza rikakwica ubundi ukabirya oya ntabwo kuko mana we icyo nanga ni uguteka ibiryo ukabirya byahoze ariko mbanza twese tubihuje ngewe ugomba kubirya bimeze bishyushye nibwo biba biryoshye kandi mbamubaza bimeze bite shami ubundi n'ingiye twakuvugana turi impamvu warayobye byakuryoheye ngewe mba nshaka wenda niba ari n'abandi bantu benshi urye umbwire niba biryoshye ati ibiryo biraryoha kuko nubivuga no ku kanya nasubira mu gikoni umbwiye ati hari ikindi kintu ushaka ngewe ushaka kumbwira ngo biraryoshye nkahita nashaka no gukora amasedwane n'izina ry'Imana ntabyo nari mfite muri gahunda bakorera utubuto ngahita nshaka ikintu mpita nshaka kubakorera kibemeza noneho kubarusha noneho reka nkubwire ibintu byose biherekejwe na commentaire biba biryoshye na gahunda ya tranquility ukavuga ati uzi ukuntu byari bimeze kandi muri detail apana ngo byiza nawe none nakuze ukuntu aho ngaho uhita uvuga uti ni njye mugore abandi muramperekeza cyangwa munyigireho mbo ukuntu uba wabyimbye uhita uhaguruka ukajya no kuzana akazi ni waba urushye inshuro hahandi uba wumva n'ugenda uri bucumbage uhita ugenda gitore we ukagitore niryo kamba wihesha agaciro mwana wanjye abagabo rero mutureba muzi ko cy'abadamu muzi ko mutaha mwatanze gahunda ngo wabatekere n'imuri nako nibibe mukwiriye akanyafu ntabwo ari byiza ujye wihangana nimba wakoze iyo ngeso yo kugenda ukarya utavuze jya ushaka ibintu unywa bigutera inzara ugere mu rugo ubirye umubwi kumva biryoshye noneho umubwite ubutaha uzongeremo aka kantu ntubizate biryoha kurushaho ubwo ngubwo iyo harimo ikibazo aho se nk'abantu batazi n'ikirungo bazongeramo iki bakabyara yabereza ibirungo abagabo bazajya kureba ariko yo yabaye umugani wayo yaranabivutse kubera iki ngo tirimerike ngo umugabo wa ketchup na ketchup ujya kumva ukubaza niba tugiye nko guha kutaguze tirimerike nyine tirimerike yimenye kubera step kumva ndi kumureba akumva tirimerike ibyo bishaka inshuro ebyiri ati ariko tirimerike uzayigure nanjye nyuma ari wasanga yarasanzwe hirya atabizi ubu ngubu nyine ushaka kumutekera umuceri kuko sinzi nta nubwo abizi ko isa umuhondo wenda usa nk'icyatsi ukaba umuka mwete harimo tirimerike ntabwo ayizi ariko ntabwo tirimerike nkunda kwishyira mu muceri cyane nkunda gukoresha simambiri akasimambiri kaba gafitemo n'agasendasenda ibiryoshye bumva ari sawa ako kecamo umuceri wawe yego yesu shami reka nkubwize ukuri yesu mwiza Bawe harya ndetse byariye ku muceri nza kugemurira umuceri urashaka baramubaga shaka wereka ngewe nanyweye bushera amaze iminsi 2 nagize ntabwo warwaye diyare burya uzi ikintu cyambayeho mu nda harandiye ko iyo diyare nayo ndwaye mu nda mana yanjye nimba uzi ko wabyaye jya witondera kunywa ubushera oya kunywa ibintu byose udasanzwe noneho tunareke wanari nabazwe umuganga yarambwita ibindi ibyo bintu ndabiguhaye
kandi bakujya ngo uzane amashereka nari nayabuze pe bigeraho nywa umuti kugira nyabone nta mashereka ngira nanyweye umuti ndayabona Nzaguha. shawuzame yada gumana nzayakoresha oya Stella wawe umurakaje Stella oya ntiyakwishyura ngo bana n'umugisha ariko ngo byambaye oya ngo atasarira muri uyu mujyi mwana namubwiye ngo nzabyara impanga ngo ariko urashoboye yego noneho ejo bundi imigendo yari imereye nabi Stella ndamubwira ahita ambwira ngo kandi ubwo urashaka kubyara undi mwana icyaro barabanda muranashoboye n'undi yari ari kuvuga ngo uyu ngene bucupa ngo nabibwiye Imana ngo se ngo ufite ibitsina byombi ngo ude bwo nk'uko mukunda kubyara noneho hari ukuntu aba avuga akahita areba Stella ari nka marene wawe shawo umuntu uzagira Stella marene aragoye shawo mufite ibibazo azamucapa Stella kabisa kubera marene ni ukukureba ati ariko ikibazo cye ni kimwe Kacece kataza kumena amazi ashyushye arakubwira ukuntu mama forodo warisha niyo mazina ryashoboye mu ngo yitwa Forodo waridi ariko ka superi ariko umwana ngo yitwa mama superi superi yose ni sipe supe supe ukuntu wagira ngo si wowe wabivuze yuko nishejeje Shema muri iyi minsi ni umukire niyo mpamvu ameze kuri abakire se bemera kuri ahita kuburoka buriya ntabwo muziranye ariko amafaranga yagagaze aramugaza arakapu aramugaza pe urabona ugahita utangira kugenda ariko urenga sinshaka kwireba muri iyi si reka nkubwire umuntu wanga uzamwifuriza ubukene nase ko mbufite ubwo ndabwifuriza bangahe nanjye ndimo oya bibirira bingahe n'ingazima igihumbi unguriza oya ngiye kujya mu bihe by'abakire sinzi ukuntu abana babatera bakabapfumbatiza ndizera neza ko reka ngemba nkubwire abantu muzasura minga b'inshuti duhagurukira muri veni ngaho umwana afite kode mobile money uzagaga kode zashyiraho kode noneho batanga wese ko nyafite kuri mobile money yanjye ngo ubuse ngo ndayamuhane we ashaka kumubwira ni umuratwe hose harakora nkubwiza ukuri hari ikintu mba numva cyiza kurusha Imana imbabarire sibyo nako Imana imbabarire abantu bambabarire ni abari bubyumve nabi njyewe simba numva kujya gusura umubyeyi kumushyira ngo ibi ntabwo nyine ubuzi akenshi ikintu akeneye ngo ni ikihe kumushyira amafaranga ni byiza kuruta kumushyira ibindi bintu ariko hari nk'ibintu uzi abantu bakenera nk'ubu ngubu reka nkubwire abana bawe hari ubwo bakinywa igikoma bakinywa gakeya bari barakibakuyeho ubu banywa amata gusa ubu se umuntu akuzana ibikopo by'amata yaba akumwakuye cyangwa aho ntabwo yaba angiriye nabi ariko se ntuzi abantu bipanga akazi akakuzanira amata atakubajije ayo ariyo ngewe ngomba kukubaza ngo abana banywa ayahe mata nyazane cyangwa pampa nizo zikenewe oya iri inshuti y'umuntu aho nyine tuba turi inshuti ariko hari igihe umuntu uba utabasha kumwisanzuraho cyane none nabiyora byose oya ahubwo ikintu cyiza ushaka kuvuga omosi yo abantu bose bakoresha uko yaba imeze kose ushaka kubikuzanira akaguha n'amafaranga kubera ko nzi ko iyo omo nubwo utayikoresha ku bintu by'umwana ushaka kubikoresha mu rugo ariko uzi impamvu mbivuze hari abantu bakuzanira pampa iturize evi sitemu wiki none ugasanga ufite amabara ahubwo umeze nk'umuntu ugiye gukora ugiye gucuruza botike kandi ni ukuri yabikoranye umutima ukunze pe ariko ntiyakubajije kandi sinzi izo pampa nyine z'amoko yose uba ufite kandi umwana ntabwo ari bubasha kwambara amoko yose kandi urazikeneye icyiza rero jyana kuri botike bakuvunjiremo oya shyira umuntu amafaranga kuko amafaranga nta kibazo ako kanyisha no kuba atabikeneye kuko ari byinshi abantu bamuzaniye byinshi akaba akeneye kubigura aba akeneye no kubahereza icyo kunywa nta mafaranga afite ngewe nk'ubu dushobora kuba duherukana nk'uyu munsi abana bari kunywa furansire ariko ejo ugasanga yabaguye nabi we bayahinduye ukaba unzaniye nk'ikarito ya furansire nkatunura amaso sindi buyanywe
sinde bubikubwire kuko uwo mutima ntabwo nawubona. oya nawe yabitekerejeho yabizana nyuma. Niyo mpamvu rero umuntu ntabwo ngiye mbivugiye twebwe cyangwa undi bivuze muri rusange kugira ngo tujye tubitekerezaho. niba ugiye gusura umuntu ni byiza ngiye hari umuntu ikintu cyambabaje nuko atabashije kongeraho mu rugo. Ni inshuti yanjye afite hoteli Musanze yarampamagaye arambwira ati ndashaka kuza kugusura ejo bundi ndashaka kuza kureba abana buzanira iki. Wow. aha n'uruntu bwonko ndabwira rero ese ntuzi ko hari umuntu ubwira ngo nguhe iki bikamunanira. Josette ubu ni Josette amata bari kunywa muri icyo gihe izina ry'Imana kuyabona byasabaga kwizenguruka. Ndambwira ahantu rero njya nkura amata ntabwo nahakurangira ngo uzahumve kurumva yaravuye Musanze agomba kundeba umwanya muto agasubirayo. Andaje ndambwira rero aho kugira ngo nkugore ujye aho hantu hirya no hino wakwiyizira. Naje rambwira ati ntabwo bibaho ntabwo naza kureba abana gutyo gusa ahubwo ubwo hari ukundi kuntu ndi bubigenze nubwo atari umuco mwiza wo kuza gutya ko hari ukundi kuntu ndi bubigenze. Wumva twarabiganiriye nyine kuko yimvuga ko nda nta kibazo ariko hari umuntu wabaza akavuga ati none nyine turamufite ahangaha nanjye ngo ukibonye uzi nanjye nakuzana icyo mbonye sosiso mbizi ko utayirya mbizi uzi nyawe umbajije ngo nguhe iyihe gift yo nayo nabona kandi mbizi neza ko ushobora ko hari ibindi bintu nkeneye ariko nyine ubimbajije gutyo kwita nkubwira ngo uzame ngo inkweto wenda niba nkunda sandali biragoye ntabwo nabishobora ahubwo ikintu wankorera ntakizi ndagikunda cyane kuruta icyo kuba wantekereje. Noneho rero ikintu kirenze mbwiye ngo nguhe iki baza Josette wajyaba mu bitekerezo ati ibyifuzo byanjye mubaze ashaka icyo nyine bari bumpe tu ntabwo mbizi njyewe nkunda utu gift ariko tuje utabitekereza ntanabitekerezaga ko uyu munsi ndi bukakire nkakabona kaje gutyo nyine ibyo bintu ndabikunda mba numva nshaka kuko nadaye gift ukambwira ngo ni badge nkweje badge aya ngo gukebura iki ugivuga ngo wakebura iki kebura ubushetse Minga nta bwenge agira twigishije abantu ukuntu mugomba gusura ababyeyi mwabashyiriye amafaranga ntagagaga mbo abagore bicaye bakunda amafaranga utayakunda nantera ibuye aka kanya rifata rihe mpamwe ubu se renda gutagangara atari amafaranga akanda amafaranga ejo barahembwe ahubwo tutema reka ngo mobile money yanjye ejo yarahembwe Josette ejo yarahembwe ejo hari retrante warahembwe dora wagira ngo aje hano shema izina ry'Imana bahembwe ni nago ndahembwa kuki urahiye nago ndahembwa Kaniziyusi yarambwiye ngo yabahaye amashokora yego Bikira Mariya njye yayahaye Yesu cika umutwe n'amaguru sari zanjye Kaniziyusi yampaye ansa si wumiwe byibuze bari kutubwira ko njye ntarya shokora ukavuga ziri mu rugo ukavuga ziri mu rugo kuki utazizari kandi anzanye inshakirane anzanye ibiryo by'inshakirane areka shokora wumva ubutinde tutahari sibyo kubera shokora nyagasani Yesu menye ba nta nubwo azikura noneho abana yako zirahari wagira akagushukura mwana ku kigali se wumvisha ibintu shema yakoze ntabwo ducika okay muri ndembanze mpembwe ya modoka ya se yashaka iciyeho ahita asoma ngo cuka ajya kumutera ikintu cuku wageze hirya ngo cuku yibuka ko ari se yashaka isaha shema nzandikaho cuku abantu bafite amafaranga bakunda kwivuna batekereza byoroshye cyane cyane bomba yari uwo munsi bomba se ko yabyaye kuko yibasa urimo kuri rufate hano wabanye perimi harya niho dufitwa mwana Rosalie ujya ko dutema ikiganiro ndi kukubeshya
ntazirimo harimo rabero twaramo amafaranga tuzigura kuri alimentation mbona kuzana imwe igura 10 urarenza amafaranga urangura bread harimo nuzi ko kaka iriya sakoshi twa betinga ko atari wayiguriye ntabwo ari njye wayiguriye iriya sakoshi ni nziza iriya sakoshi si njye wayiguriye sibyo ufata amazi atari amanyarwanda aha ayo ariyo mfata rimwe inote yari rimwe y'amashinwa umudamu muri kore ko nta bitanu irimo harimo 500 ariko kandi havamo bombo zigwagije oya burete nangahe nka 500 hari fata nyine mo ugure ebyiri harimo hariya singahe aya tutesenye none sindi kuvuga ngo ubukene wamaye kano kantu kakaba nkakufashije kajyamo iki kuko hajyamo amafaranga maremare amadolari yajyamo neza kandi ngo niyo ukunda abazimu no bwose ndabishe bigatagara nta n'irangamuntu irimo uzanira icyo wowe umva mubwire iriya sakoshi ndayikuguriye iriya sakoshi iri mutabaza yayinguriye navuze ukuntu yayinguriye twanyuze ahantu bacuruza amasakoshi tujyamo uzanira icyo wowe afite ibiryo nabitanze babiri iyo yigo koko njyewe burete ugiye kurya nanjye nayirya irindazi rya hano ni mama yawe gahorera Jose uzanira iki ikibonye umudari bambaye agafirimbi gahorera agapipi agapipi ngambwira iby'iyo sakoshi bafite bibiri isakoshi rero twagiye guhaha kwa Nyiranuma Nyamirambo sohaze tuvuye guhaha yajyaga haca buri munsi avuye ka Kigali ngiye kurya baji byongereho no aya mahina y'ibijumba Igo sha hariya mva guhaha dusubira inyuma duca ahantu uko umugabo witwa Kazungu ucuruza amasakoshi tujyemo hariya noneho kuko bacuruza amasakoshi n'ibikapu ibintu byose nagize ngo wenda uko biri kose tujye nko gushaka nka baga yo mu mugongo ntabwo natekereza ko ari sakoshi tugezemo ati fata isakoshi ushaka imwe n'ubwonko nkora iyo bwabaga dore ko nta n'ububamo ariko ngize imana imba hafi mbaguye kuri kariya bikeza pe asa uza kumuhemba nkunda kugakoraho gutya kubera iki mbona numva ukuntu kameze uze kumuhemba kabisa niba ari ikintu nzi kureba n'amaso ko ntiyasiba isakoshi wakererwa ariko ntiwasiba sishobora noneho kumubwire kuva bayingurira ntabwo ndayireka mbo kandi nyuma yaho hari akandi iyi ngiyi cyose atayemeye kuri anniversaire ariko yatangiye kuba kake kwe kutayirikira hasi niyo no mu bukwe no mu biriyo no ariko imeze neza ejo ndizera tweretse amasakoshi akaga nawe wakipevera ahubwo ndagatwara iyo ndwara irikiza dukora ikiganiro tukimara kugura kariya gasakoshi ntabwo nemeye ko bitinda nahise ngafata dusohoka mu duka ngafite gutya noneho twicara mu modoka nyimeze gutya ndakomeza ndavuganya no kuri telefone iyi mikwira ihora ko mbona izimye tele kuko uko biri kose bari kunyumva kuva kare ntiyakaga urumva wanyumvaga ngomeza ameze gutyo kumbe ari kunyitegereza njye sinkamenya ko ari byo ari kureba urahinda wakuye iki isi yanjye nabibonye nanjye nkura kira hano nigumana nose wayishyizemo inyuma oya ngenda ameze gutyo ubundi impano ziraryoha ziraryoha uziko umuntu ashaka gore wanze babe babyumva abantu kwa KECAPU njyewe ubundi nari nabanje kubisabira ikintu kimwe ko le 11 z'uku kwezi ndamufite abasabi 100 akaba ariyo gift ya danje bam nakandi ntabwo biba binaniwe ntabwo babinaniwe views 100 abo bantu 100 kuki batahita bajyaho ngo mujyeho kandi niba ahubwo naranabonye n'ibihumbi 10 umunsi wa kabiri utaruzura ibyo bihumbi nakabibonye izo tariki zitaragera yaratwahageje ariko shawe ariko mwarakoze ariko abantu bose bari interested kabisa kumenya KECAPU bigenze bite hari afashwa ate ariko cyerekana ko ikintu kiba kiziye igihe sibyo
njye narabikunze ukuntu nyine byaje mu gihe cyabyo no mu gihe nari mbashije no kubyiga nkabibamo kuko ubonye nk'ikiganiro ngaho da Paul Abanyu barabizi. mudugudu wanyu arabizi Barwemo abanyanduje ariko. ngaho da Barwemo abantu benshi barenze. me hano rero mbanze amasomo mwayumvishije twatanze tuba twayavuze Amasomo kwivumbura. hoya twabwiye abantu bifata bagatanga akazi umuntu agateka agakoresha uko ashoboye noneho ngewe muri iyi minsi maraye 5 z'ijoro kugira akantu nkora n'ibintu nshobokera umunsi umwe ariko nzakoresha telefone kuko kamera ntabwo nayibona ayo masaha mbere ku tuntu nkora 5 Gade z'ijoro udutips twa tuntu wakora nyine wiriwe mu rugo nk'ukuntu umaze iminsi uri umugore mwiza. Igusha Nawe narahiye utuntu umuntu akora mana yanjye we mbere na mbere mbanze nibwirira abantu mujye mwubaha abantu birirwa mu rugo baba bafite akazi kenshi katarangira mana nzaniye bombo kuko. Thank you. I know you complete it. mufatanya yavamo ironje Irajure. Ndazi. Ndazi. shema amafaranga wari ufite ntiyavuyemo ibi bintu byose Oya nongeye hano. sha asante Ndari kunanireba. ngo ugende bagoye ryandi ryisatuye Naryita koco. Ntabwo narihereza njyewe rindazi. Kuva navuye Gatagara. Amandazi niyo muganga yanyanditse. Umugore mwiza ni uko. narimerewe abantu bagiye bubaha abantu birirwa mu rugo bagira akazi kenshi gakomeye cyane biba umugore wawe biba abatantine badufasha mu rugo ntabwo akazi ko mu rugo kajya gapfa kurangira mvuge njyewe ibintu njya nkora iyo niriwe mu rugo bishobora kugufasha simvuze ngo ni rusange ikindi nimba mvuze ikintu ukumva nta bushobozi bwacyo ufite byitera bifu ahubwo wowe reba icyo ufitiye ubushobozi bwawe ari cyo usimbuza cya kindi bavuze ngo udafite ubushobozi ahubwo ngiye mpamya ko iyo ikintu kitakureba kitaba ari kibi hari uwo kiba kireba yego ntibagakwiye kugira umutima mubi niyo mpamvu abanyarwanda ngo bita kureba hirya pembeni wifata nk'ikibi ugipfobya kwa kuzi ko kitakureba cyane oya hari uwo kiba cyagenewe mpamya ko twicara hano hari misiyo y'abantu twatumwe cyane hari abantu bivumbura nabo bibonyemo bakabona ko atari bonyine bagomba gukora uko bashoboye bakabireka cyane hari abantu bashaka kuba abagore beza batangiye urugo cyangwa se bamaze iminsi bari bize bagiye kumva ibyo KECAPU akora bakabyurira bagakora n'ibirenze ibyo ubwo rero endoje twagiye ubu rero muri iyi minsi hari ukuntu ku ishuri kwa kami bajya babagumishayo bikaba ngombwa kandi ko hari ikintu mubashyira cyo kurya rimwe na rimwe muri iyi minsi rero yose maze mu rugo niko byari bimeze banza uzuyiryeho ngo yinyunye shema wumva barinze atuma mbyara iki gihe ko nkibura igihe singashe amafunguye cano yabona abasambu igihumbi ako kanya kubera ko shema yambwiye ngo nibyara igihe kitageze nzamugire neza kubera yaramazi umuntu twite ngo ararambirana murumva mu gitondo ubu ngubu nsigaye mbyuka 3:00 zuzuye nahinduye gahunda abana banjye basigaye boga 2 kuko basigaye biyanduza 3:30 baba babyutse nkaboza namara kuboza naringiye nkahita nangira noneho guteka ibiryo mabuja wanjye aba ari buryeho kami kubera ko impamvu nkunda cyane gutekera kami na Mutabazi ni abantu nekera bakambwira ko ibiryo byari biryoshye nubwo yaba adahari babimushyiriye araza akambwira ko byari biryoshye hari utuntu abazi abona tuje akavuga ati uko biri kose ni mama wanjye yabitetse byari biryoshye maze ku ishuri hari umwana wambwiye gutya urumva ejo mbyuka noneho 12:00 nimba uri mu rugo ukaba ushobojwe gukora iki kintu ni byiza ikindi mu bintu byinshi mba numva bireba cyane cyane ku mugore no guteka no mu buriri
ahubwo ibyo byo mu cyumba simbivuga cyane wese n'uburyo bwe buri wese n'uburyo bwe ariko nimba kandi ikindi kujya guteka ntabwo bivuga ngo niba ugiye guteka uba wambaye ngo wa mwenda ejo ngo wari wambaye udafuze ngo kubera ko ngo ugiye guteka ngiyi ndazirera munani noneho uwo mwenda uba urimo igitunguru oya none reka nkubwire iyo uri umuntu ukunda guteka ukoresheje ibirungo tungurusumu uzateka ipilawu wambaye umwenda sibyo uwushyireho nko muri puberi ejo uzawufata iyi ntuza wumva uri kumva uko niba umwana niko umupira uba warasaze cyangwa noneho nyine ukuntu bihumura umupira wawe uhumura karahumura neza ariko ntago iyo wagiye mu mwenda biba ari ibindi nimba ugiye guteka sibyo ushobora guteka wambaye idiri ushobora guteka wambaye mini ya yindi yarurangiza ubundi ngewe hari tukimara gukora ubukwe tukimara gukora ubukwe tunabura iminsi nk'itatu ngo dukore ubukwe nigeze kujya ahantu kambivuge ibyo warumvaje mbaye mbisimbutse nigeze kujya nyine aho hantu twabaga iki gihe nabibabwira nyuma nibaza ukuntu abantu noneho bavuga byari ibyo natetse nuko nguko urumva yego byari byiza kandi hehe hanze hanze mu gikoni cyo hanze so nuko urumva Mbega nzima ntabwo ibyo bintu bikureba muri iyi minsi Mbega ujye umenya ko twita umva ikindi cya kabiri ngenda itahanye ikiganiro kirarangiye cyari iki cyanzanaga gusa umudamu wari mu rugo rwawe nimba ubishoboye ikintu cy'ibanze kikureba ni uguteka ndi kwibaza ka komantere abantu bagira amatsiko bavuga ati turapfutse tuzahura azambaze ngo KECAPU yavuze nzabikubwira nanjye niduhura uzambaze uriya munsi wongoreraga mpinga na ngwino wabwiye ngo nzakubwira ikindi guteka ni ingenzi cyane mu rugo rwawe kandi ugateka usa neza ikindi nimba bishoboka ukabasha kuba wateka habura nk'iminota nk'itanu kugira uwo muntu ujye kurya ibyo biryo agera aho ngaho akenshi haba harimo umuriro mukeya kugira nyine bidashirira bitamera ukundi kuntu agakora ibyo agomba kubanza gukora gatoya akarya bigurumana iyo umuntu ariye ibintu bishyushye akanywa n'ibintu bishyushye n'amaraso arashyuha ikindi zatuma ushyuha cyane shyuha ikindi n'ibinshobokera hari smoothie nkora nijoro 4:00 n'igice 5:00 izo ni ingenzi mu buzima bw'abashakanye mwakoze kudukurikira igo shayikora ikore ka icyo kiganiro kizajya nko 50 ku munsi harimo 100 byawe ahubwo nigomba kuzagipini hicira ahantu hose mbabwire ni iki kiganiro ni ingenzi bagore namwe bagabo yo kandi izina ry'Imana nuko kandi tuba tubabwira ibintu twagerageje kandi mumenye ko KECAPU yize guteka ntagashobotse ariko cyakora mu bintu byose ukora byose kujya kuri YouTube ibintu ntashobora gucikwa wakoze igihe wigereye mu gikoni ntago mbura ikintu makora kandi kizima kabisa asante ubikora neza n'umutima wivugira gakeya ukabona ko ndi kubona amagambo agenda handitseho ngo iki atangira umurebe love of my life love of my life Mbega nabyara azajya muri studio kangahe se kubyuma babyibye nageze yasaho kwari uko nguko nyine mwakoze kumpa ikiganiro cyiza Imana kuko ndi gucuga telefone bamembere ikintu nayishizemo Imana ibamere umugisha amina Mbega nzi mu muntu ahaye ikiganiro agiye ashima Imana cyane umuntu yatwite aba afite agashiha afite akabara gakeya nawe na KECAPU tansiri muri magana kagiye kubona mbona rakasarongera nakasi imodoka y'inshuro 3 agenda agaruka
Mpinga we mu gitondo biba biri hatari mwana umuntu aba N'umugisha? ataryamye. n'umugisha ngiye ngize wo kubona ikiganiro cyawe uri mu babyeyi bakuriwe muri iki gihugu. Oya birarenze kuri ngewe, ndabigushimiye. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Ntabwo KECAPU ajya asaba ikiganiro uri muri situation nk'iyi. Nahera he nta kibazo ngo rero se urumva umeze neza iyo shapora kandi niba kuguha voice note ntabwo ibintu byo kwandika mbikunda. Ninde ubikunda? Nshasi ibipende. noneho rero nkavuga nta kibazo tuzakora basi mbwira igihe uba waruhukiye wabyutse nyine wumva uri fresh tuzaba aribwo dukora basi kumpa saa yine naguhaye saa tatu ufite icyo kibazo. Noneho ejo Mpinga yambaye ifoto ameze nk'umwana wapfubije ibitotsi nazo ubutuye ibintu nazo ngo uri umubyeyi ufite imbaraga nyinshi cyane. Imana ikomeze kandi ziguhe. amin. N'uwo mwana uzabyara azavuka afite ibibaraga byinshi, agende vuba, yonke vuba yamaremo, azavukana ibibaraga byinshi cyane. Umwana ufite imbaraga nyinshi nyine agutera nawe imbaraga no kwishima. Yego rero nkwifurije kuzibaruka neza. Amina. Nkwifurije ko Imana iguha ibyiza yageneye ababyeyi. Imana yari ikomeza kwitaho cyane. Ngwino rero nkwifurije nawe kubona ibiceri no kubona ibiraka byinshi n'imbaraga zo gukomeza guceza. Ceza ngahe? Imana yagukubire kenshi. Mwakoze rero namwe kudukurikira, namwe Imana ihaze ibyifuzo byanyu, turabakunda. Nta bindi pe. See you.